Imana yari itegetse abagore b'abanyarwandakazi abari n'abategarugori gusengera umukuru w'igihugu hari icyo Imana yashaka ko tumusengeraho kandi twaragisengeye washakaga cyarabonetse urumva ko hari Imana hari ibyo yari natwe twagiye tubona ubutumwa butandukanye buvuye ku Mana kandi usubiza igisubizo cy'Imana yari yakubwiye ariko biba byiza mwabya mubabwira ko baba batarabwumvishe bazabwumva inkoranyambaga nicyo zivuga bwari ubutumwa bwo gusengera umukuru w'igihugu rero nongeye kubona ntabwo narose uyu munsi ahubwo maze icyumweru iminsi 7 umunsi turi kuwa 4 ku itariki ya Kazuba turi kuwa 4 ku itariki 27 nuko hariho n'inyigisho uyu munsi wa none ziri kubuza abantu kugitanga nibyo tubonereho kwerurira abantu icya 10 n'itegeko ry'Imana riboneka muri Maraki 3 muzana imigabane ya 1/10 n'amaturo bagera kuri barabizi mfite bamwe muri bo babimbwe bati inaha n'umuntu ava gusambana ayo bamuhaye bamuhonze agakuraho icya 10 kijyana mu nzu y'Imana ndetse ngo byagiye bihesha umugisha bari abantu babimenye umudayimoni wo kubuza abantu gukiranuka ku cya 10 arahari yemwe mwabacuruzi bagwize imivumo ituma byamigisha bari bagiye kwakira batayakira musho natanza kutubwira ku cya 10 uburyo kiza n'umugisha kugeza ubwo birenga yego atubwira umugabo w'umunyamerika witwa Korogati Korogati mwari muzi ko ntabwo ndi bukubwire byose ariko icyo nakumenyesha ubu nanga icya 10 kiri hagati ya 1.1 n'igice na 3 buri kwezi ubwo nuvuga ngo yunguka hagati ya 15 na 30 hari wowe 35 kuvuze n'urugero ntashyiraho 18 cya 15 agahita bate ko bamuhaye fagitire ituzuye ibyo rero nibyo nakubwiye ngo byitwa inyongobeza bugingo ntabwo wakwirirwa muri ubwo buzima icyo cya kinyoma se none oya ni icyo kuko nta muntu wagiye bitanga bidafite fagitire uzanyura inzira abandi banyuramo kuko tuvugana urumva abantu barayihisha ariko iyi Mana yabibonye kandi wumva ko hari umudayimoni ugukangurira abantu kutabikora ko n'ijuru naryo byateye n'imboni yewe nayisengira ubwoba kuko hari ipusi ivuga haruga ipusi y'ubwayo ni umudayimoni uko ugira ibintu nicyo gihe TV ni umurongo w'ivugabutumwa wa Evangeliste Mukase Felicienne hanyuma Mos TV ni umurongo w'ivugabutumwa mwiza wa Mushumba Mos amen n'Umuremyi TV turi kumwe Muremyi TV nayo turi kumwe hano nayo ni ijambo ry'Imana kandi yose ni imirongo myiza nta komedi muzumvaho nta gushyushya inkuru kundi muzumvaho twahisemo ibingibi kugira ngo dukomeze dukorere umwami yego dusakaza ubutumwa bwiza nk'uko yabivuze kandi murabizi ko azagaruka ubutumwa bwiza bw'ubwami bwarakwiriye isi yose niyo mpamvu dukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo abantu batazagira icyo bireguza Imana ishimwe Mushumba Moyize ndagira umurarike usenga Imana kugira ngo umwanya turimo ibane natwe kandi byiri budukoreshe bibashe kubaka imitima myinshi ariko kandi binasenye n'inyubako za Satani yego ndabararitse kugira ngo musenge turagushimiye Kristo ko uduhaye uyu mwanya ngo tuganire nawe kandi tuganire n'abakunzi bawe abari ku Muremyi abari kuri Mosi abari kuri n'icyo gihe ndakwinginze ndetse n'abandi bashobora kuzasangira ubutumwa bunyuze mu buryo bumwe n'ubundi bazabohoke bazunguke bazahembuke bazubakike uzarokora ubugingo bwabo uzatsinda ibibatsinda uzabohora imitima uzabubake mu buryo bumwe n'ubundi uzahagararane nabo bizabura umuriro bamurikira uzarwanye cyane bibarwanya
bizagaragare ko hari mu murongo wawe Kristo, kuko kwawe kugaragare muri iyi nyigisho, Mwuka w'Imana akomeze kwigaragazamo, natwe ubwacu dukoresha ibikwiriye mu izina rya Yesu. amen. Ya wagize neza mushumba kuza, ndetse na mwene data turi kumwe muri TV. Yego. Hanyuma rero mushumba wanjye, Karame. tumaze iminsi tuvuga nyine ibyanditswe byera, impano y'ivugabutumwa urabizi ko ari iyanjye, ntawe nyiburana nawe. Kashize watubwiye ibintu bikomeye byitwa umugisha w'umwingingano. Uriya mwingingano warambabaje, ndavuga ni kuki abantu bataramenya ko gutandukanya umugisha w'Imana n'umwingingano. Ariko kandi twabonye ko uvukana uhita ufite uwo winginze, iyo wanze uturuka ku musaraba, uwo nguwo rwose ukurushaho urakora. hanyuma mushumba, niba ari uko ibyanditswe byera bivuga ko mu minsi y'imperuka abakambwe bazagira batehari, ni muri Yoweri ibice 3 umurongo wa mbere. haravuga ngo muri iyo minsi nzasuka umwuka wanjye. Muri iyo minsi iyo minsi ishobora kuba iteye ukuntu. Nzasuka ni ijambo rikomeye, umwuka wanjye ku bantu, abasore n'abakobwa banyu bazerekwa, ariko abakambwe, abantu bakuru batangiye gusesa akanguhe, ngo bazarota. hanyuma abantu ntibazi kurota no kwerekwa, itandukaniro riri hagati. ariko njye ndabizi, umuvugabutumwa utari uwa vuba, kwerekwa umuntu ashobora kwerekwa areba nk'uko tumenya cyane, ariko nta muntu urota areba. oya, urota wasinziriye, habanza kuza udutotsi washyizweyo. niba ari uko nanjye rero ndimo gusatira iminsi y'ubukure cyangwa imyaka y'ubukure ya indi y'abakambwe, ndimo ndarota cyane, hafi ya buri munsi ndimo kurota. none se mwari, ndimo kurota bidasanzwe. ubwo ntibyaba ari impamvu y'umugambi w'Imana ku bantu bayo? byashoboka. kandi noneho urumva ko birajyana n'igihe cyawe, nturi kwerekwa cyane, ahubwo uri kurota cyane. kandi Bibiliya iravuze neza ko abo bantu bazajya bahabwa ibihwanye n'icyiciro barimo. icyiciro cyawe rero nicyo kurota. ndimo ninjira mu myaka yo kurota y'ubukure. byaba bibabaje uramutse utarota ahubwo. yego. mperutse kurota rero mu minsi yashize, murabizi ko n'ubundi narose. ibyo narose mbigeza kuba byari bigenewe kandi byagize umumaro. abantu bakomeje kumbwira bati rwose Imana yakoranye nawe, natwe twagiye tubona ubutumwa butandukanye buvuye ku Mana, kandi usubiza igisubizo cy'Imana yari yakubwiye. ariko biba byiza mwabya mubabwira ko baba batarabwumvishe, bazabwumva. inkoranyambaga nicyo zivuga, bwari ubutumwa bwo gusengera umukuru w'igihugu, kandi byarakozwe binagenda neza. n'icyo Imana yari igambiriye kandi cyaratambutse, cyarakoretse. hanyuma rero nongeye kurota, ntabwo narose uyu munsi, ahubwo maze icyumweru, iminsi 7. umunsi turi kuwa 4 ku itariki ya 2. turi kuwa 4 ku itariki 27. uwa 4 wabanjirije uyu. mu rukerera twa dutotsi twa mu gitondo nongeye kugira iyerekwa. ubwo hari kuri 20. byashoboka, ndumva wowe bikiri hafi ibintu byo kumenya kubara. nibwo nagize iyerekwa, ntabwo ryanteye ubwoba, ariko ryanteye kuritekerezaho. iyerekwa nagize riteye ritya, ari nayo mpamvu natumiye pasitori. niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo umfashe muri iri yerekwa nagize. burya amavuta ararutana. bamwe umwuka wera baha gukora gutya, kugira gutya. hari n'abafite impano zo gusobanura inzozi, uretse ko ngewe izo nabonye sinazisobanukiwe cyane, ahubwo ni porosantaje nkeya.
hanyuma nkifuza ko umushumba nkawe uyoboye ushumbye itorero wamfasha gusobanurira iyerekwa. yego nagize iyerekwa riteye ritya, hari aho abantu bari bugere baseke kuri icyo kintu nabonye uko bitangira kurashekeje, ariko kurimo n'inyigisho. kuko Imana igikoresha ibintu runaka ariko ifite umugambi wayo cyane ibyo ushaka kuvuga. narose ndi kumwe na mubyara wanjye mubyara wanjye kwa marume, yego mbona turi iwabo ariko iwabo ntabwo hakihari, se na nyina ntabwo bahari, bitabye Imana. ariko ni umwana twabanye ndetse cyane, turabana mu rugo, ni nka musaza wanjye. hanyuma ndota turi iwabo ariko mbona injangwe, kuko agapusi ni akantu kabana n'abantu, ariko indi yari inturo rwose nini cyane yo mu gasozi. tubona iraje ihita ihagarara aho mu mbuga aho twari mu mbuga y'iwabo w'uwo musore, iwabo w'uwo mwana. injangwe iravuga. kera nibwo twigaga muri primaire ngo ni uko imbwa ivuga gutya. byari byo mfashanyigisho abantu ariko batubwiye ngo kera ibisimba byaravugaga ariko ntabwo byigeze bivuga. yego hanyuma injangwe iravuga. ivuga iki rero? injangwe irambwira, ivugana nanjye, iyo nturo ivugana nanjye, irambwira ngo nuzongera gutanga icya 10 cyuzuye, igerekaho ngo cyuzuye, ngo ugatanga n'imisoro ya Rwanda Revenue nayo yuzuye, nzakwica. nongera gutanga icya 10 cyuzuye, ukongera no gutanga imisoro ya Rwanda Revenue nayo yuzuye, nzakwica. ndayisubiza ngo nzajya mbitanga. irambwira ngo ahubwo ejo ntabwo uzawurenza uwo munsi, ejo ntuzawurenza ntakwisha, ntabwo uzawurenza ntakwisha. mbona wa mwana twari kumwe wagize ubwoba, kandi ikintu cyantangaje, icya 10 cyo kuba Kristo turakizi cyane, niyo cyatunanira ariko twarakigishije. ndavuga nti ko ntari umucuruzi, imisoro ya Rwanda Revenue ko ntazi ibyari byo, kubera iki kintu kivuze ngo nacyo kikayishyiramo ngo nutanga iyuzuye. wenda iyo kivuga kiti nutanga icya 10 cyuzuye nzakwica, kuko cyo n'ubundi tugitanga duhanganye n'abadayimoni batubuza kugitanga cyuzuye kugira ngo kitubuze umugisha. ariko se koko imisoro ya Rwanda Revenue yije n'iti mushumba rero. niyo mpamvu naguhamagaye nk'umupasitori utanga icya 10 uzi icya 10 cyigisha abantu, ariko kandi unacuruza. yego nibyo mfite, unacuruza. dufite tiri nambagira na IBM. nabanje kubikubaza wabinyemereye, ndagira ngo ibi bintu uyu mubi waje kuvuga ngo nimba itanga byuzuye azanyica, urumva harimo imbaraga, kandi hajemo urupfu. ni ikintu gifite uburibwe bukomeye, ni ikintu Satani aba afuhira ko ku buryo iyo ugikoze uba umuteye icyuma. ariko niba nibeshye numvise ijambo rivuga ngo nimwongera, ntabwo ari umuntu umwe, ntabwo ari ubutumwa bwawe wenyine, nta nubwo ari ubwuriya mwana wenyine, kandi twari babiri. yavuze ngo nimwongera. reka rero duhuze ijambo ry'Imana, fasha iki kintu. reka kugira ngo ntabikomatanya bikavanga, tubanze duhere ku cya 10. impamvu Imana ishobora cyangwa se dayimoni ishobora kuza ikangata ku cya 10, tuvugisha ukuri, nuko hariho n'inyigisho uyu munsi wa none ziri kubuza abantu kugitanga. nibyo tuboneraho kwerurira abantu icya 10 n'itegeko ry'Imana riboneka muri Maraki 3. muzane imigabane ya 1 mu 10 n'amaturo, mubishyire mu nzu yanjye, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, hanyuma nanjye nzabagomorora imigomero yo mu ijuru, muburaho muyibasukeho
maze muburaho muyikwize. Ese ijambo ry'Imana habasukaho umugisha mukaburaho mukwize. Ndashaka kuvuga iri jambo mu bindi bihugu byateye imbere kubera ukuntu bamenye ko icyacumi gihesha umugisha. N'umuntu ava gukora ibibi ariko akavuga ati aya mafaranga nubwo nayabonye mu nzira zitakeye ariko icyacumi gihesha umugisha reka ngitanga. Ibyo ndabizi nimbivuga ntabwo ubutumwa buzagarukira muri Afurika gusa cyangwa ku barokore bahaniho gusa iwacu buzagera kure. Barabizi mfite bamwe muri bo babimbwiye bati inaha n'umuntu ava gusambana ayo bamuhaye bamuhonze agakuraho icyacumi kijyana mu nzu y'Imana ndetse ngo byagiye bihesha umugisha bari abantu. Rero iyo tubivuze abantu bafite ubutumwa bw'abahanuzi bahora hano bavuga ngo abantu ntibagatanga icyacumi nyamara bakirengagiza ijambo ry'Imana uko ryanditse. Reka nkwerurire inshuti yanjye sibavuze ati wampamagaye ibyo ko reka nkwerurire wowe ubipinga ngiye kukwerurira icyo cyacumi nkubwira ntabwo uzakizana iwanjye ntabwo n'urwo rusengero rwawe sinduzi ariko reka tuvuge ibintu uko biri. Uriya muhanuzi nubwo wamuhaye agaciro kuko yahanuye ibihuza n'irari ryawe bikorohereza ariko siko kuri. Nta buhanuzi bubaho busimbura icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu wese uzabona guhanurira ibintu bihabanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga aba yavangiwe. Niba ubihakana uzaze mbikwereke ubuhanuzi bwose budashingiye kuri Bibiliya ni ivangirwa ritagabanyijeho na gato. Noneho umuntu akaza avuga ngo Imana yambwiye ngo muhagarike gutanga kimwe mu 10 n'amaturo nyamara ijambo riravuga ngo mubitange munabingerageresha murebe. Buretse rero uranga kubitanga inyatsi zinjira iwawe ntizaba. Uwo mudayimoni ugaragara mu ipusi niwe uri gukanga abantu. Noneho kubera ko abantu bafite ibibazo muri iyi minsi bahuza n'ibibazo bafite bati saho dukuye n'ubundi bari ibisambo bayibaga ariko nagira nkubwire ngo bayibe bayarye ntibayarye bayakiranukeho ntibayakiranukeho. Nta tegeko rigutegeka kudakiranuka ngo nuko umushumba watakiranutse. Nta tegeko rigutegeka kudatanga icyacumi ngo nuko kidakoreshwa ibikwiriye kubera ko ibyo bikwiriye gikoreshwa ntabwo ari wowe wikora nta nubwo ari wowe bizabazwa. We Imana izakubaza ibyo wagomba gukiranukaho hanyuma n'uwacyakiriye mu biganza azabazwa ibyo yagombaga gukoresha cya cyacumi atabikoresheje. Kandi mfite amahirwe ko leta noneho nayo igiye kubigenzura izajya ibigenzura uyu muntu imubaze ariko si wowe. None wowe wagitanze ko bizagufasha. Icyo rero niyo mpamvu uwo mudayimoni ahari ntiwirirwe ubaririza ntiwirirwe ushakisha iterabwoba. Abantu bararifite rinyuze mu buryo ubu ngubu n'ubundi rinyuze mu buhanuzi bw'abo bahanuzi rinyuze muri ubwo buryo bw'ubucorishori. Abantu bahuye n'ibibacurika bikabajyana hirya no hino bikabumvisha ko amafaranga yabo apfa ubusa bakibagirwa yuko gukiranuka ari imibereho bihesha umugisha bizana umugisha. Ibintu rero bivuga ngo mwese muravumwa wa muvumo uza abantu bafite uwo muvumo barimo barwana bahirika ibuye by'ibintu. Ubura reka nkubwire ibuye dayimoni yagutsindagije warihirika bikemera. Ibuye umurozi yagutsindagiye warihirika bikemera. Ibuye ry'abantu abagome warihirika nabwo bikagira gute bikemera. Ariko ikintu Imana yagutsindagiye hejuru kubera kwanga kuyikiranukira uragihirika bikanga. Iyo ideni riri mu kuboko kw'Imana ishaka kuguhana urarihirika rikaba ideni. Ariko iyo ari imigambi y'abadayimoni kuko Imana yavuze ngo naho yababaza umuntu imugirira ibambe hazamo ibambe ry'Imana. Kandi yaravuze ngo nabaza ndagutabara nkwereke ibikombe biruhije utamenya. Aho harimo ijambo rivuze ngo hazamo n'ubutabazi bw'Imana. Rero mwarimu abantu bakwiye kumenya ko icyacumi atari kwinginga ntabwo ari uguhendahenda ntabwo ari feva ni iby'umwami yategetse. Iby'umwami yategetse rero ntibikorwe siko yavuze ahubwo niko yategetse. Ni itegeko ni itegeko ry'umwami. Ibyo rero wenda tutanatinzemo kugira ngo tutaza gutinda abantu babimenye. Umudayimoni wo kubuza abantu gukiranuka ku cyacumi arahari yemwe mwabacuruzi bagwize imivumo ituma
byamigisha bari bagiye kwakira batayakira. mushu Natanze urugero rwa biriya bihugu. nabyumvise Biriya bihugu byabaye blessed. ahubwo sinarimbizi Babaye blessed. Baranihakana bakihakana Imana bati twe ntituyemera, ariko wareba hirya bakagikiranuka. Ibyo ndabizi, mfite abantu barenga 1 2 3 bampaye ubuhamya bwabo ko ibyo bintu babikora kandi bikagenda neza. hari umupasitori niga Institut Biblique Theologie naramukundaga cyane n'ubu baracyariho yatwigishaga amateka y'itorero Histoire de l'Église aza kutubwira ku cyacumi uburyo kiza n'umugisha kugeza ubwo birenga. Yego atubwira umugabo w'umunyamerika witwa Korogati. Korogati mwari muzi ko ndabizi iyo histoire ndayizi. urayizi? reka nyibwira abantu Nibabwira. Korogati ngo yari umuntu wari ufite uruganda rwa Korogati ya Mfeti. Korogati rwamwitirirwaga ari nayo tugikoresha uyu munsi. Yes. hanyuma ngo agatanga icyacumi kugeza ubwo yahaga Imana 9 wagafata rimwe. Yego. ariko yabanje kujyaho Imana 50 nawe agafata 50 bakagabanamo kabiri. pe kimwe cya kabiri kikaba icye, ikindi kikaba icy'Imana. Imana ngo imuhe umugisha. abonye imuhaye umugisha mwinshi aravuga ngo Mana kuko umpaye umugisha ntabwo ari wowe ukwiye gufata kimwe ngo gifate 9, ahubwo ngiye kujya mfata rimwe wowe ufata 9 ku 10 mu nyungu ariko umugisha. Woya nuko yabigenje gusa. atangira ku 9 giha Imana rimwe akaba ari yafata. Imana iramusanga mu nzozi iramubwira ngo Korogati nguhaye umugisha undi muntu wese atazabona kuri iyi si, kuko izina ryawe buri muntu wese buri munsi azajya rivuga. Buri wese azajya avuga izina ryawe buri wese, n'umwana muto n'iki pasito. nubwo hari izindi nganda zitwa ABCD zitwa guteze oya wizivuga kuko nizadusabye kuzamamariza zihorera zikora bakenera ko tubamamariza bazaza zikora umuti wamenye. ariko ubwira umwana uti mpereza Korogati aho mukabatisha cyane zitwa Korogati zigendera kuri Colgate. Biryo zina kandi hatanditseho Korogati cyane rwose. nahise numva kuzi cyacumi n'amagingo ya ntakiriho. urwo ruganda rurimo abana be n'abuzukuru be, ariko izina rye riracyavugwa kubera icyacumi cyane kiza n'umugisha rero. kuri icyo uvuze hari undi mugabo wo muri Amerika y'Amajyepfo. Yego. Amerika y'Amajyepfo ababizi niho haba ama plantation cyane y'ibisheke n'ibindi bintu. Yakundaga gutanga icyo cyacumi. Yego. Bukera gito uwo muntu akomoka mu majyepfo kugira ngo abantu babyumve, nganira n'abantu benshi ubwo arahita yiyumva. Uwo muntu ngo aravuga ngo numpa n'icyacumi cya miliyoni nzajya ngitanga. Imana iramuzamura agera ku rwego atanga icyacumi cya miliyoni mu kwezi. Wabyumvishije? Bivuga ko miliyoni ubahungutse miliyoni 10. hanyuma naramubajije ngo ese ngubu ujya umenya kubibara? Namwaje ibibazo bibiri. Naramubajije ni ujya umenya kubibara koko? Arambwira ati se ndaba narashoboye kubara 17 yo mu bibiriti na buje nkananirwa kubara ibingibi bibarika koko? Arambwira ati ndabibarana cyane kuko nabonyemo gukiranuka. Ibyo ndabyumva. Icya kabiri namubajije naramubajije ngo niba atari ibanga utanga icyacumi kingana iki butuvugana ugeze he? Arambwira ngo ntago ndi bukubwire byose, ariko icyo nakumenyesha ubu nanga icyacumi kiri hagati ya miliyoni 1 n'igice na miliyoni 3 buri kwezi. ubwo nuvuga ngo yunguka hagati ya 15 na 30 buri kwezi. Yarahereye ku mabuje n'ibibiri kubera gutanga iki icyacumi. Mfite undi muntu n'inshuti yanjye nabo ndi bumuvuge akora business arunguka pe, mbiziranyeho nawe kuko yatangiye azi Kigali, yari umukozi wo mu rugo. Ubu tuvugana ari ku rwego rukomeye, ariko ikintu kimuhesheje uwo mugisha, ikintu cyose abonye yungutse ahita yirukanyira mu nzu y'Imana agatanga icyacumi. Yarambwiye ngo nananirwa gufasha abantu cyane nubwo nabyo ari ingenzi mbikora, ariko mu bintu nitaho kurutaho ati ni icyacumi cy'Imana. Rero abantu nubwo badutera amabuye bavuga ngo twabyigishijeho, uzabyanga kubyumva kuko kuri kwa none abantu bakugereranya n'ibinyoma biriho.
ariko tugira ngo tubabwire ngo ntabwo abantu bapfuye ngo barangire, haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. kuva nabonye Satani yakirakariye namenye neza ko kiri mu mugisha. Ntituzareka kuvuga ukuri mwari ngo ni ukubera ko abantu ngo byababihi. N'ubundi ntabwo dufite itegeko ryo kubigukundisha, twe dufite itegeko ryo kunyanyagiza imbuto Kristo yaduhaye, hanyuma nawe ukimenya. Hanyuma icyo ngicyo ni cya mbere, ku cya 10 turahavuye. Tugeze rero kuri ikintu biti cya ya misoro. Mwarimu icyo Bibiliya ivuga hano muri Matayo 22 duhere ku murongo wa 15. Haravuze ngo Bibiliya iravuze ngo Matayo 22:15 baravuga ngo maze abafarisayo, umutwe uravuga ngo abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Abafarisayo bamugerageresha iki? Iby'umusoro. Uwo bageragezaga ni Yesu, ni Kristo, ni Kristo. Ubu si tugeze mu isezerano rishya, hari n'igihe bakubita ibyo mu isezerano rya kera, reka tuvuge ibyo mu isezerano rishya. 15 aravuze ngo maze abafarisayo baragenda bajya inama yuko bari bumutegesha amagambo, bamutumaho abigishwa babo hamwe n'aba Herode bati, mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza uti amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Yego, amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera. Umva rero 18. Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arababaza ati mungeragereje iki mwandyaryamu? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenariyo, ubwo ni nk'inoti cyangwa igiceri, sibyo? Arababaza ati iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati ni ibya Kayizari. Maze arababwira ati nuko rero ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Babyumvise barumirwa, bamusigaho baragenda. Umvishe icyo ushaka kubwira? Nta note n'imwe itanditseho ngo Banki Nationale. Izo zishusho ya Kayizari cyane. Tureke buri gihugu cyose gishyiraho ibyiza nyaburanga by'icyo gihugu. Nk'inote y'idolari y'Abanyamerika ubona ibiriho. Ubona twivugira ibyo mu Rwanda. Hariho intore, hariho ingagi, hariho convention, hariho ibintu byose bigiye bigaragaza ibyiza nyaburanga cyangwa se yego. Turimo turagenda. Ndakumva cyane. Impamvu iyi posi uyu mudayimoni arimo abuza abantu no gusora bikwiriye, nuko ari bimwe mu bintu byitwa ibyaha by'inyongobezabugingo bisigaye bifasha bitera inkunga ibirwanisho by'abadayimoni bigenda byica ubugingo bw'abakristo, especially cyangwa by'umwihariko abacuruza. Nuramuka ubikoze neza ntabwo uzunguka. Tararenga. Hari ubwo nkimara kubona izo nzozi, umuntu yahise ampamagara muri urwo rukerera, ampamagara ariko uzishoje. Amaze kumbwira ibyo yambwiraga, ni umukirisitu ariko w'umucuruzi. Ndamubwira ati uzi ko umpamagaye ndimo ndota, ati ngati Imana imbabarire nkiciye inzozi ntoya zari zirangiye. Ni buriya zari zirangiye, ariko murotorera izo nzozi. Ndabimubwira, nawe ni umunyamwuka ariko akaba n'umucuruzi. Mbimutekerereje arambwira ati mwari, iryo yereko wagize niryo ariko ikinyoma abacuruzi twubatse ambwiza ukuri. Umuntu wagikoraho wese no gupfa yaba. Ko byaba bibabaje. Yambwiye ijambo kinyoma abacuruzi bubatse
ko numva tujyanye ahantu hakomeye. arambwira ngo ikinyoma bubatse mu misoro umuntu wagikoraho cyambwiye ikintu gikomeye. Je ntago Imana yampaye umwuka w'ubwoba. Ntago Imana yampaye umwuka w'ubwoba wahari yashaka kumbwira ati ibyo bintu nunabijyana ku nkoranyambaga kakubayeho bizagukoraho. Ariko ikimana imbwiye niba Imana imbwiye nzavuga. Ijambo ryiza rero rihari ko bimeze. Hari ubugingo bw'abantu Imana ishaka kurengera. Yego. Sibyo ishaka kurengera. Yego. Kubera iki cya 10 Satani yakivuzeho ariko kandi akanavuga no kuri iyi misoro. Ni kubera birababaje cyane. aho sobanura ibi birababaje. umucuruzi IBM ikiranukaho ngewe nyikiranuka ukaba ugicuruza. bo reka gusobanura. Umucuruzi yambwiye tubikoze neza ubwo wataha. reka nkubwire urabyumva. N'ubundi wenda ndavuga kuri side yanjye ibyo nkora ntabwo ari ibintu binini cyane ibyo bitabarika, ariko nta nubwo ndataha kuko ndacyari mu kazi. Rero ntaho numva njya nca ku ruhande kubera yuko ibintu byose utanze kandi ukabitanga imbere y'umukiriya, ukabitanga ndetse utanazi n'umukiriya ugiye guseriva uwo ari we, iyo rimwe na rimwe utabitanze mu buryo bukiranutse nicyo cyagiye ujya kubona ukabona uhaye n'umukozi wa Rwanda Revenue akakubwira ati se ko nta fagitire umpaye cyangwa se kuyagabanyije, kandi wenda niba cyaguraga 1000 abavuga ngo ni 800. Ibyo rero abenshi icyo wanavuze numva banatinya gukoraho. Ni kwa kundi yakubona ukabona yatanze ka message turagera itwaye bya bintu, abona n'umukozi wa Rwanda Revenue ati ibintu biguza ngahe mbwiza ukuri nyiguze 40. Kuri fagitire agasanga no 35. Agahita avuga ati wowe 35 kuvuze ni urugero ntashyiraho 18 cyangwa 15. Agahita avuga ati ko wamuhaye fagitire ituzuye. Ibyo rero nibyo nakubwiye ngo byitwa inyongobeza bugingo. Ntabwo wakwirirwa muri ubwo buzima. Nicyo cya kinyoma se none oya nicyo kuko nta muntu wagiye bitanga bidafite fagitire. Ikinyoma nicyo ubwiza ukuri. Ariko ngi ibyo ncuruza n'ubundi inyungu ibiriho ni ntoya, nkoraho ubutwange tw'abandi nkadutanga ni ntoya. Icyo rero nshaka gusobanura, niba Yesu yaravuze ngo iby'Imana mu bihe Imana, ibya Kayizari mu bihe Kayizari, nta kintu na kimwe wakora ngo ubice ku ruhande, byanga bikunda birakugonga. Iri tegeko rirahita rikugonga kandi niri kugonga. None se reka nkubaza, aba bamubaza kugira ngo hari ikindi bashakaga? Bashaka kubaza ngo ubwabyo bigeze icyaha cyatuma ubugingo bw'umuntu bugira ikibazo? Ayiwe. None se reka nkubaza, uyu muntu urara umutima utimbabuza kubera yuko abizi neza ko ari byo atakiranutseho, aratekanye? Yabona umwanya wo gusengera ubugingo? Yabona umwanya wo kubwira Imana ngo ngwino wime mu mutima wawe dusabane? Ubusabane se yabubona? Ahubwo arasenga ati mbabarira ibyo nakoze ntibigire gute, ntibinkurikire, nahanu mbabarire ntibimenyekane. Isengesho rye ahora hirika iyo misaraba y'ibyo bintu yashyize ku mutwe we. Hari uburyo wabikora kandi ugakiranuka. Hari uburyo wabikora kandi ukagira kandi ugatera n'imbere. Birashoboka ariko se cyane. Oya muri ati icyo kinyoma se kirubatse. Ahubwo se ikinyoma ni iki? Ikinyoma ni icyo. Ni cya kindi cy'uko aguze ibintu bya 40,000 wowe kuri fagitire ugashyiraho 18,000. Ariko niba hagaragaramo umudayimoni ukangurira abantu kutabikora, biragaragara ko hari imiso n'ukuboko kwa Satani ko kugira ngo umuntu wese bireba cyangwa uri mu nshingano yawe bimugireho ingaruka. Gusa reka twibaze urugero, nturabona abantu benshi bagize gutya bakabitirisha aho bukera bakabavumbura, bamuvumbura bamuca amande,
n'utwo yacuruje twose tukagenderamo. Urabona abantu batashye wabimbwiye nawe yambwiye ko baherutse kuyamuha kandira yakubwiye ko yaguwe neza se yakubwiye ko ari make bamuciye ayo bamuciye sangana nayo yari yibyeho hanyuma se ubwo niba wibye 5 kandi bamuca 200 umva kandi ubwo bakubye inshuro 20 hanyuma se reba rero bafashe rero kandi ariko arambwira ati nibyo kuba Imana yarizanye ntiyabeshye cya 10 n'imisoro birasa ariko kiragoye. buriya rero reka nkubwire nubwo abantu babivuga gutyo ibihugu bitari twebwe bitari muri Afurika ubwo ndavuga ibyo nzi kuko ibyo muri Afurika bikeya nzi ariko mbizi ariko reka nivugire hariya muri bihugu bo niyo ugiye gukora akazi y'uru rubyiruko bagucaginga menshi ku mushahara wawe kugira ngo agirire umumaro abari mu kiruhuko cy'izabukuru. waba uri umugabo ufite urugo bakagabanya kugira ngo utunge rwa rugo babireba ugasanga imisoro yabo si mike ahubwo nuko iyo systeme bayimazemo igihe. twebwe rero abantu bashobora kubireba turi no mu iterambere twiyubaka bakumva ari minini cyane ariko turagira ngo tubwire abantu ko gira inama abakristo bo buri munsi turabibabwira kugira gute ariko kandi ugasanga nabo bakristo ni n'abacuruzi abenshi ko ubona ko abantu barimo kurya ibyo bita ibisubizo ariko kubikiranukamo nabyo biragoye. inama njye mfite ntabwo ari ibintu byinshi turi buvuge. inama mfite ni uko mbwira abantu ngo niba wagiye muri segiteri y'ubucuruzi kiranukira muri ubwo bucuruzi kugira ngo utajyayo ugatabaye ubugingo rimwe na rimwe bikanaguteranya na leta kuko gucuruza ntabwo uzareka gucuruza ahubwo uzanyura inzira abandi banyuramo kuko tuvugana leta y'urumva abantu barayihisha ariko iyi Mana yabibonye kandi wumva ko hari umudayimoni uri gukangurira abantu kutabikora ko n'ijuru naryo byateye n'imboni. yewe nayisengira ubwoba kuko hari ipusi ivuga ipusi y'ubwayo ni umudayimoni kuko igira ibintu bine. ipusi igira ibintu bine bikomeye. icya mbere uyirebye aparamo ni akanyamaswa keza utabonamo ikibazo. kabiri ariko igira ubugome. gatatu irica. pusi yarakaye irica icyo ni icya gatatu. kane umwanda wayo ntiwawubona irawuhisha ahantu itaye umwanda iratama. abantu bazi ko ngo ari isuku igira reka niyo n'uburyarya buyiranga urebesheje amaso ntiwabonamo ikibazo ntiwayibonamo ikibazo. n'ibyo bintu rero abantu bakavaringa urebesheje amaso utinjiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana nta kibazo wabona wakumva ariko ari ukwirwanaho kugira ngo umuntu abeho ariko nanone ukoresheje ukuri kw'ibyanditswe Bibiliya ntibeshya. kandi reka nkubwire ese ubundi hagize bamwe birobanura mu bandi bakabikora bagambiriye gukiranuka ngo bagerageze barebe ko Imana ibahumugisha bakareba ko uwo mugisha utazamo noneho bakazaza kunyomoza abantu bavuga ati nta birimo muranabeshya mwatuyoboye inzira itariyo nta mugisha uhishemo. ariko niba umuntu atera umugongo agahinyura iby'ukuri agakomeza kugendera mu kinyoma cyubatswe igihe kirekire nicyo gituma azabusana n'umugisha w'Imana wa nyawo akagira ibyo yibwira ko ari umugisha ariko atsikamiwe n'imbaraga z'amategeko y'abadayimoni. nicyo nasoreza njye ndumva twarasoreza ahubwo tugasengera abantu tubingingira Imana kugira ngo ibashoboze gukora ibyo bintu bibareba biri mu nshingano zabo ariko bo badashobora gukora. numva rero twasenga ndanyuzwe cyane kandi icyo nifuzaga nuko ubutumwa butambuka yego buri muntu wese abukwirakwiza kuko bugere ku bantu bose aho bikwiye kugera bose ndagushimiye cyane Nsumba. ubu butumwa rero ntarakurogoye unitegure ko uko twicaye komenti za mbere bazadutera amabuye ariko nyangunda kubwira abantu ngo nta mugaragu uruta shebuja. niba Yesu Kristo barayamuteye ntabwo byamuvanyemo kuvuga ukuri
ukuri gukwiye kuvuga uko kuri, ukugoreka biramureba, ariko ukuri gukwiye kuvuga uko kuri. Imana rero duhana umugisha. Ibintu nashatse kubireka ariko birananira. Wumvishije wabireka? Wumvaga nabireka kubivuga. Ariko yantumye numva imitima ikomeje kugusunika cyane kubivuga. Ntacyo wahindura ngo utabivuga. Kandi umugaragu mwiza n'utumikira shebuja. Yego. Ndabizi neza ko imitima myinshi iri bwihane. Imitima iri bwihane kandi n'ibinashoboka bazace mu gikari tubasengere. Ntabwo tubagira inama. Tuzabagira inama ariko tunabasengera. Kuko umuntu iyo umugira inama ukanamusengera bimufasha gukira no kubohoka. Aje bundi hari umuntu wambwiye ngo nta muntu ugira inama umukire, iyo umuntu akurusha amafaranga ngo abafite inama zose. Ariko turagira ngo tubwire abantu yuko Imana itanga ubwenge kandi igaba uko ishaka, ishobora kukugabira amafaranga, ariko umwuka w'ubwenge n'inama nanjye ikabimpa kandi bigakunda. Umudamu w'inshuti yanjye yavuze afite siroga yanejeje, aravuga ati amavuta aruta igitero. Ati nubwo ibitabo kwiga bivuna no gutwara ibitabo bivuna, ariko amavuta aruta byose. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Amavuta aruta amashuri. Reka dusoze. Numva rero uri busoze ikiganiro kuko niwe wanumiye, kandi ndumva hari ibyo wagombaga kumbaza, ndumva unyuzwe. Nta bindi rero bisigaye nuko abacuruzi benshi n'abakristo benshi bazakenera ko basengera cyane nk'umushumba, mwabaha kontakiti. Reka tuzitanga ariko nawe uzitange, kubera ko abari kuri Mos TV ndetse n'abari ku Muremyi TV na niyo cyo gihe bakwiye kugisha inama cyangwa se kubaza uwo bashaka amahitamo abara yabo. Ni 0782 64 60 0782 64 umuntu utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare yongera akamenyetso ko guteranya agashyiraho umubare 25, iyindi akongeraho iyo mibare twavuze mbere. Niyo kode 0788 Yego. Turabashimiye kandi turabakunda. Shalom. Utarasoza reka dusaba abantu ko baza ku mpande zose bagakora subscribe, bagakora share na comment. Comment zanyu tuba tuzikeneye, niho duhurira. Ukwiye kumenya icyo mutekereza, icyo muvanyemo ntacyo bitwaye, mujye mutubwira imva mutima zanyu. Ariko nge nongere mbahenda hirya yo gukora subscribe, share na like na comment, ngewe nabasaba ko mujya kuri nicyo gihe mugakurayo n'izindi nyigisho, baba abo ku Muremyi TV ndetse baba nabo kuri Mos TV. Tubohereje gukora subscribe kuri nicyo gihe TV. Imana ibaho umugisha. Iyo channel ni muyizamure, vuga butumwa rw'umubyeyi, tukeneye kuribona hafi na kuri. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana yacu turagushimiye kubw'ijambo ryawe, fasha abana bawe ijambo ryawe baryumvishije, buri wese ayungurure kandi akoreme igikwiriye. Mwuka w'Imana bayobore kandi abaganze, maze utegeke byose bikumvire. Ubuntu bwawe nibukomeze gutunganya ibidatunganye. Dusenye icyo Satani yubatse, turwanyije uyu mwuka mu mitima y'abagenzi bajya mu ijoro. Dusabye impinduka ziva ku musaraba. Umuntu wese yumvishije iri jambo ahindurwe naryo kandi amenye icyo ushaka, kuko iyerekwa ntabwo rizira ubusa, riba rigendereye kugira ngo rigire benshi byubaka nabo rifasha. Mwuka w'Imana biherekeze, cyubahiro kibikiye mu izina rya Yesu. Amen. Mujye kuri Zaburi nshya murarisanga. Nge nigeze kuribona. Mujye no kuri nicyo gihe TV. Nigeze kuribona. Uvuga ko ari ugusengera umukuru w'igihugu. Ubwo nyine nari mfite amatsiko, niyo mpamvu nari nashatse ukuntu wenda navuga ngo nzakubone. Ubwo rero nyine abo ku Muremyi uzaze aricyo kiganiro cyonyine ndakikwemereye. Abo ku Muremyi rwose birangira rwose. Nubwo Imana yari itegetse abagore b'Abanyarwandakazi, abari n'abategarugori gusengera umukuru w'igihugu, hari icyo Imana yashaka ko tumusengeraho kandi twaragisengeye. Hanyuma ariko kandi dukomeje no kumusengera kuko akiri. Icyo ari cyo nashakaga kugira ngo numve niba ibyo mwasengeye byaragenze neza, niba hari icyo Imana yakoze.
nanjye Imana yari yabibwiye yego nta nubwo nigeze mbwira abantu icyo basengera rwose bagomba gusengera umuntu bakatura ibyo bashaka kuri we yego ko iyo umuntu agusengera kwaturaho ibyo ashaka byiza agira ibyo akuzaho agira gute ariko ngewe icyo Imana yari yanyeretse hari n'igisubizo cyacyo yanyeretse kandi n'igisubizo cyarabonetse cyarabonetse ibyo ni byo nashaka kugira ngo buryo tuvuga ubutumwa iyo tuvuga ubutumwa tuba dushaka kugira ngo noneho n'abazatwumva bumve ko bya bindi twasengeye igisubizo cy'amasengesho cyarabonetse naho washakaga yego cyarabonetse urumva ko hari Imana hari ibyo yaremye abenshi cyane barizera kuko hari Imana ikora ibyo ngibyo murakoze cyane